Igicamunsi cyiza wo ukurikiye shene yanyu amashyi yose. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubagezaho amakuru akoranywe ubucukumbuzi ndetse kandi yizewe. Ndagushimiye wowe wakanze subscribe ukanafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona andi makuru kandi akakugereraho igihe. Tubazaniye inkuru nziza ku banyeshuri bakoze ikizamini cya leta mu bijyanye n'impinduka ku manota fatizo bafatiyeho ku bakoze ibizamini bya leta. Ibi uti rero urabivuga ushingiye kuki? Mu minsi yashize hagaragaye abanyeshuri benshi bavuga ko amanota 50 bafatiyeho ari menshi. Ibi byatumye Minisiteri y'Uburezi ikora inama itunguranye kugira ngo bige kuri icyo kintu cy'uko bashobora kuba barafatiye ku manota menshi. Mbere y'uko ibyo byose tubigarukaho, ndagira ngo mbanze nkubwire ngo banza unkandire kuri subscribe, ufungure inzogera, video nimba wumva igufashije ukande like, unatere comment, utubwire ku kindi kintu twazagukoreraho. Mbere na mbere, ibi turi kubivuga dushingiye kuki? Turavuga dushingiye ko mu banyeshuri bose bakoze biravugwa ko hatsinzwe abanyeshuri ku kigero cya 37%. Bishatse kuvuga ko ni umubare mwinshi w'abanyeshuri. Ibi ngibi Minisiteri ishinzwe uburezi yarabirebye aravuga ati se ko hatsinzwe abanyeshuri 37%, abo bose baramutse bagarutse gusibira tukongeraho n'abandi bimutse, abanyeshuri bazabona aho biga? Ibi ngibi rero baje kubikorera inama, biba ngombwa ko bahindura amanota fatizo bari barafatiyeho. Ibyo biraza gutuma abanyeshuri bamwe na bamwe ku manota bagiye bagira turi bugende tugarukaho haruguru, biri buze kubafasha bakamenya amanota bagize ndetse n'icyo bagiye kubafasha. Mu nama yari iri kuba rero yahuje abayobozi bashinzwe mu bijyanye n'uburezi muri Minisiteri y'Uburezi, bagarutse ku banyeshuri bagize ku manota guhera kuri 40 kuzamura. Abanyeshuri bagiye bavuga ko bashobora kuba baragerageje, yewe ko nibinashoboka bari bute babakuriraho ingamba zo kuko bari barasibye babashe nabo kujya mu kindi cyiciro. Ibi ngibi turi kubivuga nubwo amakuru ataraba confirmed neza, ariko bifite ku kigero cya 80% ko abanyeshuri bari bubahindurire kuba abanyeshuri bageze ku manota guhera kuri 40 kuzamura bari bugiye mu kindi cyiciro. Mu nama yakomeje guhuza bano bayobozi, bakomeje kugenda baguruka ku kuntu abanyeshuri 37% batsinzwe ari benshi. Bamwe mu bayobozi bagendaga bavuga bati murabona ni uburyo bushyashya twabajije, ntabwo abanyeshuri bari babumenyereye, muri make bwaratunguranye. Baravuga bati reka iyi ntego yo gufatira ku minota 50% tuzayihe umwaka uzaza cyangwa mu wundi uzaza. Ibi rero byatumye amanota fatizo bafatiyeho ari buze kugabanuka, yewe mushobora kuza kubona ageze kuri 40, bagahita bafatira kuri 40. Ibi rero byaba bigiye kugira ingaruka ku banyeshuri benshi bari barabonye munsi y'amanota 50, kuko baba bagiye kujya mu kindi cyiciro. Gusa ibi ngibi ntabwo biremezwa neza kuko baracyari kubikorera inama, baracyari kugenda babyigaho bareba ese nibyo koko birakwiye dushyire ku manota 40 ntacyo byaba bitwaye, cyangwa turekere kuri 50 izo ngamba zifate mu mwaka uzaza. Gusa icyo bari kugarukaho cyane, bari kuvuga ko abantu 37, abanyeshuri 37% batsinzwe ari benshi, yewe byagira ingaruka mu bijyanye no kwigisha abandi basigaye inyuma, kuko ngo nabo bashobora kugira ubwoba ntibazasubire ku ishuri. Rero reka dusubire muri video itaha, tugiye gukomeza tubacukumburire ese nibyo koko bagiye gufatira ku manota 40. Iyo nkuru nkibona bwa mbere nzahita nyibatangariza.
gusa mbere yuko kugira ngo uzabone nawe iyo nkuru, ibuka ukande subscribe, ufungure inzogera, kandi iyi video niwumva hari ikintu igufashije uyisharinge ku nshuti yawe nayo ishobora kuba yaragizweho ingaruka n'aya manota. Naho ubundi nakubwira ngo duhure muri video z'ubutaha.